ni umukino w'ishiraniro aho ikipe ya Mungano FC iri bukine n'ikipe ya Nyamugari bakunze kwita ngo ni ikipe ya Munyakayanza, umukino uhuruza imbaga y'abantu baje kwirebera aya makipe ahora ahanganye yitwa ekipe Mungano Football Club, indi kitwa Nyamugari FC, ariko kandi nabake babihe byose nta nubwo batinya kuvuga ko ari Rayon Sport na APR byo mu murenge wa Nyamugari ho mu karere ka Kirehe. Bicekwa ko wahoze uri umwe mu bakinnyi bo muri ikipe, waje kumanika inkweto gute? Namanitse inkweto bitewe n'ikibazo cy'umuvuduko. Ndabona n'igihe uba warari ibiryo byinshi bigatuma utaguma mu kibuga nyine muri make. Ubu uri umufana nk'abandi? Oya, ndi umukire mu bandi bakiri. Iyi kipe yanyu rero mwize ishobora gutsinda cyangwa ni hahandi ni ukwitabira amarushanwa? Oya, gutsinda igomba gutsinda kuko twaje twanabyiteguye. Natatu twaje tuyafite. Ariko mu ikipe y'abaveterani uri mubi cyane cyane kimwe na Dudu. Dudu turaje tumushake nawe agira icyo atubwira. Kiyongeyeho iyi kipe n'ibinanirana no mu mupira twazanye na kirangirezi na byano babifungisha imbaho nabyo biraza gukora. Atatu twe turayize. Atatarize. Sawa sawa. Bidatinze na busa umukino wahise utangira, amakipe yombi atangira asatirana ku buryo bukabije, ndetse mu minota ibanza Mungano Football Club ibona penalty maze umukinnyi ayita mu maboko y'umuzamu. Ibi bintu byaje gutuma umukino wongera imbaraga cyane, maze amakipe sugwatana. Rubura gica arazamutse umusore arataka wenyine ariko umupira witurenga. Ibi ntabwo byoroshye muri uyu mukino. Uyu mukino waje gukomeza maze bigeze mu gice cya mbere cyenda kurangira, ikipe ya Nyamugari Football Club ibona igitego bituma umukino uhita uhindura isura, ariko n'igice cya mbere cyaje kurangira ari igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri kigitangira umukino watangiranye imbaraga nyinshi cyane, maze ikipe ya Mungano Football Club ihita yishyura igitego bari bayibanje. Imbaraga ziheraho maze umukino w'ishiraniro ikipe ya Mungano iza kubona igitego gihamya insinzi, igitego cya kabiri, maze umukino uza kurangira utyo, ariko kandi yari intambara mu zindi. Reka nze nkwereke hanze y'ikibuga intambara zari zihari, ingumi, imigeri, ibintu bitishimiwe na benshi ariko byarabaye. Izo bita behind scene mu mafilime, ariko muri football ho kaba ari akataraboneka, biba bitemewe, nta n'umwe babishyigikira, ariko kandi banyura hirya bikaba, ingumi zikavuga, umufana agasakuza, ariko kandi abagomba gukiza, abashaka amahoro bakaboneka, maze ruhaga igakomeza kuryohera bene yo. Uyu mukino wubaka izina buri gihe, ni umukino ugaruka buri gihe mu matwi y'abawumva, mu maso y'abawureba, ni umukino uba ushimishije. Nawe aho uri hose mu karere ka Kirehe wifuza kuba wareba uyu mukino, waba uri mu Rwanda n'ahandi hose, abakurikira Musinga TV bose bahora bategereje umukino uko ugenda ugaruka, umufana aba yuzuye abahari. Hanze y'ikibuga utunama tuba ari twinshi, dushyire mu nde, dukure mu nde, dukora iki kugira ngo uyu mukino tuwutsinde. Riba ari ishiraniro. Ndebera nkawe hano batangiye gukutana amakofi. Abafana ba Mungano, abafana ba Nyamugari, nugufatira nugukiza kugira ngo hato hatagira undi ufata mugenzi we ngo amumena agahanga. Baba bakurura, baba batatanya hatagira ukomeretsa undi. Ese ibi biterwa n'iki? Ni ishyaka, ni ugukunda umukino. Ibi ni ibitangaza bya football, ni ishyaka rikomeye hagati y'abantu barwana kandi mu buzima busanzwe baba ari inshuti.
uyu mukino uzahora mu mitwe y'abawukunda abawureba. Rayon Sport na APR byo mu karere ka Kirehe, iri jambo narisubiramo nta kimwaro. Nyuma yaho Nyamugari itsindiwe ibitego 2-1 yagerageje uko ishoboye kose, ariko mu ngani yotse igitutu ndetse irayataka. Hariya cyari kibaye igitego cya gatatu, ariko kandi abakinnyi baragoboka. Umukino waje gukomeza, ariko kandi urangira utyo intsinzi igenda ari iya Mungano Football Club. Sinzi niba ari uko kwinjira biba ari ubuntu, dore ko stade yose birangaye, umufana bayuzuye, umufana bari wese. Nibi mwashakaga nta kindi mushyira. Sawa, urakoze cyane. Umuyobozi bisanzwe, ariko izi kipe ni zacu. Tuje kuzira no kuzicungira umutekano, kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko ngo bikomeye ukabona ikipe irabarushije, hari ukuntu nawe bazanye Godiyo ku ruhande. Ntabwo byakunda kubera ko burya inshuro zatandukanye. Ni umuvetera witoza kuri kibuga. Icyo tuje no gucunga umutekano wahangaha, kugira ngo impande zose zinyurwe kandi bigende neza, biteze umutekano muke. Uko bigaragara ko abafana baje ari benshi, ibi bishekege byanteye ubwoba. Izi si inkona abafana bitwaje. Nta kibazo, nabonye abantu bari kurya ibisheke kandi ibisheke bimara akanyota. Icyo twabakangurira ni uko batagomba kwanduza ikibuga, hanyuma kuri ibisheke bakajya bakora isuku. Isuku ni isoko y'ubuzima, nicyo turimo tubakangurira abantu bari kuri ibisheke ahangaha. Nizihe nyungu leta igira mu myidagaduro y'urubyiruko munyarutsa kugira ngo dufate amafoto? Ndabona uyu mukino ugiye gutangira. Icyambere iyo urubyiruko rwahuye tubakangwa kurwanya ibiyobyabwenge, kwirinda inda zitateguwe, kwirinda ubusambanyi, kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, muri rusange n'ibintu nk'ibyo ngibyo tukabafasha. Reka tube turi kumwe namwe kandi turabashimiye. Murakoze cyane, turongera. Sawa. Umukino urangiye, wari ukomeye cyane, ariko muratsinze. Ibanga niriho ubundi? Ibanga cyane dufite nuko dukora imyitozo, dufite coach mwiza, dufite abakinnyi beza. Ibanga twakoresheje ni iryo, uko abakinnyi bacu bashyize hamwe. Urebye ni iryo banga twakoresheje. Mukomeze muzamura imbaraga cyane, muteze imbere abana batoya. Turabashimiye cyane. Sawa, murakoze cyane. Mukatubwira uko mubona iyi match. Ni interview nshaka gato cyane, iminota mike cyane. Muvugana n'itangazamakuru biremewe? Coach, muvugana n'itangazamakuru ntabwo byemewe? Amakuru n'amahoro. Umukino urabaye, mwawukurikiye, wirangiye mutsinze ibitego 2-1. Ese byagenze bite kugira ngo murushe abasore? Abana bari bafite ishyaka, bafite morale, kandi match barayiteguye. Ni abana baziranye, bitandukanye n'umuntu watoraguye umukinnyi hirya hino. Abakinnyi babana bakina bimwe, byanze bikunze resultat zabo zagomba gutandukana n'abantu babatoragurana. Mungano bigaragare ko hari indi gahunda mufite, se muzajya muhora mukina muri uyu murenge wa Nyamugari gusa? Dufite gahunda yo gutegura ikipe ikajya mu cyiciro cya gatatu umwaka utaha, tunakomeza no mu byiciro bindi biri imbere, kuko ikipe turayifite kandi namwe mwayibonye irashoboye. Rero natwe nahacu ho kwitegura kugira ngo hazaza hayo hamere neza. Harakurikira iki nyuma y'ibyishimo? Harakurikiraho ko tugiye muri Hortus Patrice, kugira ngo turusheho kugira ikiganiro no kwishimira intsinzi tugezeho. Ihene zirakabonye. Karabaye. bafashe barabaga bashyira mu myenda umusaza muri Kayanza yagifashe agishyira mu myenda ko ntabwo byakwiye kudatsinda morale sasa rero Burera umushatira basa ubwo reka mubwire twa dufite abakire tujya kujya muri Hortus tubaje twekira
ihene zirakabona musabiri wa musaza yagurisha karima yagurisha karima n'amaseka yokesheje urumva twebwe dufite ikibazo muri Kiyovu bavuye muri Kiyovu abana be abatsi reka kubera umunyakuru we ubikira ku duterateranya abafasha tumufasha tujya kumutera inkunga sawa ngayo nguko umukino ngarukabihe tuzajya duhora tunezererwa buri gihe n'uyu mukino udasanzwe mu Ngano Football Club yahuye na Nyamugari FC. Yari Maxime Kayumba, YouTube channel ni Musinga TV, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni televiziyo yacu mu rubuga rw'imikino.